Ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kwegukana igikombe cya Sekafa Kagame Cup idatsinzwe umukino n'umwe, aho byashimishije abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame, nubwo ibyo birori byabaye atari mu gihugu cy'u Rwanda, yari yagize uruzinduko mu gihugu cya Espagne. Perezida Paul Kagame yavuze amagambo akomeye cyane ubwo ahagana hafi nko mu ma saa tatu yakiriye inkuru nziza ko ikipe ya Rayon Sport ariyo yegukanye igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Perezida Paul Kagame yarishimye mu buryo bukomeye cyane ndetse agira n'ubutumwa agenera ikipe ya Rayon Sport, harimo ubutumwa busanzwe ndetse n'ubutumwa turaza kubabwira. Ubwo ni ubutumwa bwiza rero ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Perezida Paul Kagame kandi yavuze ko ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bugomba gukomeza gushyigikira ndetse no gucunga iyi kipe mu buryo bukomeye, bukongera noneho imbaraga nshya kugira ngo no muri kafu Rayon Sport itegerejwemo naho igomba kuzitwara neza cyane. Yavuze yuko iyo ikipe y'abaturage yishimye bigaragaza ko ibintu biba ari byiza, ndetse yishima neza iyo yumvishije n'abaturage b'abanyarwanda nabo bishimye kubera ko intsinzi yabo iba yabonetse. Nk'uko musanzwe mubizi rero, Rayon Sport ni ikipe y'abanyarwanda. Rayon Sport ni ikipe ikundwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hirya no hino, niyo kipe ya mbere ifite abafana benshi, dore ko umunsi uwo mukino uba amatike yari yaguzwe mu buryo bwinshi, ndetse kandi ikimenyimenyi ni uko imyanya yasigaye mu myanya ibihumbi hasigaye igihumbi kimwe gusa. uri kuva ko rero Rayon Sport niyo kipe ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda ikunzwe kurusha n'andi makipe yose. Ndetse kandi turaza kugenda tuganira twinjira uko ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport ikwitegura imikino ya kafu. Ese bimeze bite? Abakinnyi bacu bameze bate? Abo ngabo rwose babandi b'imbere cyane, murabibona ko ibintu biri kugenda neza mu kipe ya Murera. Ubuyobozi nabwo bukomeje kugenda bwerekana izindi mbaraga nshya, ndetse n'abafana ibyishimo biracari byose, dore ko Perezida Abdullah Murenzi yavuze yuko ibyishimo byo gutwara igikombe cya Sekafa Kagame Cup bizarangira ari uko icyumweru nacyo kirangiye. Mu gihe kandi andi makuru avuga ko nuko ubu ngubu Ganijuru nawe arimo akorerwa operasiyo, dore ko yavunitse ubwo yari ari mu kibuga. niyo mpamvu rero nabwo ibintu biracyakomeje kwitabwaho mu buryo bukomeye cyane. Rayon Sport iracyakomeje kugenda ibona abaterankunga, ndetse mu makuru twabashije kuba twafatishaho nuko ubu ngubu hari n'undi muterankunga ushobora guhita amanuka vuba, kubera ko Rayon Sport ikimara gutwara Sekafa Kagame Cup hahise hiyongera umubare nyamwinshi w'abakunzi bayo. ibintu byakomeye cyane mu kipe ya Rayon Sport. Ni Rayon 5 TV ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. wibuka kudushyigikira ukanda subscribe, ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo utaja ucikanwa n'amakuru tugenda tugutegurira mu kipe ya Rayon Sport. Nimba uzi ko ukunda ikipe ya Rayon Sport, ntugende udakoze like na share ndetse na comment, kuko n'igitekerezo cyawe kiba ari ingenzi kuri twebwe. Ikipe ya Rayon Sport nyuma yo gutwara igikombe cya Sekafa Kagame Cup yari intsinzi, ndetse yatunguwe n'abantu benshi, dore ko bamwe
mu banyamakuru bavugaga ko na kipe yo mu Rwanda izatwara Sekafa Kagame Cup muri uyu mwaka, ariko nyamara baje gutungurwa cyane babona Murera ubururu n'umweru mu bicu bugenda bwiganza cyane, dore ko uwo bakunze kwita Muco Anta ndetse n'uwo bakunze kwita manager wo mu kipe ya APRFC Super Manager abo bombi bari bavuze ko na kipe yo mu Rwanda izatwara igikombe cya Sekafa, ariko nyamara ikipe ya Rayon Sport, ikipe y'Imana Isaro ry'Inyanza rwose ryaragiye ryigaragaza mu kirere ndetse riraganza mu buryo bukomeye cyane ku rwego rwo hejuru, ubwo Rayon Sport yatsinze ikipe ya Gor Mahia ibitego 2-1. Ibyo ni ibintu byashimishije abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame wari wagiriye uruzinduko mu gihugu cya Espagne kugeza na n'ubu ngubu akaba ariyo akiri. Uyu Perezida Paul Kagame rero yavuze amagambo akomeye cyane ku kipe ya Rayon Sport yegukanye iki gikombe. Yavuze yuko yishimiye kuba ikipe nka Rayon Sport yegukanye igikombe, ndetse anavuga ko ibi ari ibintu byiza yakomeza mu mujyo irimo, ndetse n'abayobozi nabo agakomeza kuyitaho kugira ngo noneho yongere izindi mbaraga nshya kugira ngo ibintu biragenda neza nk'uko byari bimeze mbere. Yavuze yuko amateka ya Rayon Sport yanditse ni amateka menshi cyane, ni amateka akomeye. Rayon Sport ifite amateka menshi, niyo kipe yashingiye kugira ngo ishimishe abanyarwanda muri rusange, akaba nariyo mpamvu rero yishimye cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse yanditse ubutumwa bukomeye cyane ayishimira, ndetse n'andi mafaranga aremereye cyane tazi ingano yawo yohereje kuri konti ikipe ya Rayon Sport. Iyo ni sheke nziza rero, ni sheke iremereye cyane. Rayon Sport iraza kumanura ibikoko, Rayon Sport iraza kongera kumanura izindi ntwaro, ndetse niramuka ifashe neza aba bakinyi bigaragaje muri Sekafa Kagame Cup, kabafata neza rwose. Ndakeka ndahamya neza ko Rayon Sport na kipe izongera gutwara igikombe mu gihe Rayon Sport ikimeze gutya. Rayon Sport rero ubuyobozi bwayo bwavuze ko bagiye kubaha akaruhuko k'iminsi mikeya, ubundi bagatangira bakitegura Sekafa CAF, ndetse kandi bakaza kwitegura na shampiyona igiye gutangira mu gihe kiri imbere cyane. Urumva ko rero ni ibintu by'agaciro, ni ibintu bikomeye cyane. Rayon Sport irasabwa gukora kugira ngo noneho imbaraga zibe nyinshi, ndetse yongere n'ibindi bintu bidasanzwe mu kipe. Rero abakinnyi baracyakomeje mu karuhuko, ndetse n'abagiye bavunika muri la finale nabo kugenda bakomeza